Ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, mugire amahoro atangwa na Yesu Kristo, kandi tubaha akaze kuri Two Brothers Official ku ijambo ry'Imana, murakaza neza. Rero muri ino minsi turimo dukora introduction y'ibitabo cyangwa se inzandiko za Pawulo. Ubwo rero uyu munsi twabateguriye introduction y'urwandiko Pawulo yandikiye Abaefeso. Ubwo rero ibyo tugiye kureba ijambo rya mbere, izina Efeso, turebe kabiri ubutumwa bwiza bugera muri Efeso, gatatu turebe umurimo Pawulo yakoze muri Efeso, kane turebe urwandiko Pawulo yandikiye Abaefeso, gatanu turaza kureba intego y'uru rwandiko. Izina Efeso ni izina ry'ikigwamana cy'ingore. Icyo kigwamana cyitwaga Diana cyangwa se Aritemi. Diana risobanura ngo ubwiza. Icyo kigwamana kandi cyitwaga imana y'uburumbuke. Umujyi wa Efeso wari uherereye muri Aziya ntoya. Mu majyaruguru ya Efeso hari umujyi wa Merito, mu majyepfo hari umujyi wa Smurna. Umujyi wa Efeso wari ufite ubucuruzi bukomeye cyane, kuko wari ufite umuhanda uva i Burayi ugana iburasirazuba muri Mesopotamiya. Mu mujyi wa Efeso rwagati niho hari igishushanyo cy'iki kigwamana cyitwaga Aritemi cyangwa se Diana. Mu mwaka wa 555 mbere ya Kristo Yesu, umwami Kirikusi wa Ruda yigaruriye uyu mujyi wa Efeso aturutse mu burasirazuba muri Mesopotamiya. Kuri ubu ni muri Irake na za Irani na za Siriya, ariko abaperesi bahita bawigarurira vuba hamwe n'umwami Alexandre Mukuru. Mu mwaka wa 286 mbere ya Kristo Yesu, Lukimasi umukuru w'ingabo za Alexandria yasanye uwo mujyi wa Efeso nyuma yo gusenyuka n'imitingito. Mu mwaka w'190 mbere ya Kristo Yesu, Abaroma bafashe umujyi wa Efeso bawusubiza mu bwami bwabo, maze bawugira umujyi mukuru wa Aziya ntoya. Kuri ubu ni muri Turikiya. Mu mwaka wa 29 nyuma ya Kristo Yesu, umutingito wongeye gusenya umujyi wa Efeso, ariko umwami Tiberiya arawusana. Benshi mu Bayahudi bari bafite ubwenegihugu bw'Abaroma bari bafite urusengero muri Efeso. Ibyakozwe n'intumwa ibice 18 umurongo waho wa 19, ibyakozwe n'intumwa kandi ibice 19 umurongo waho wa 17. Ijambo rya kabiri, ubutumwa bwiza bugera muri Efeso, hafi kurangira k'urugendo rwa kabiri rw'ivugabutumwa rya Pawulo, nibwo Pawulo yageze muri Efeso. Ntiyashoboye kuhaguma igihe kirekire, ahasiga Akwila na Purisila, abadozi b'amahema. Pawulo asubiyeyo vuba kubera ko yabonye ko ubutumwa bwiza bufite imbaraga zakwira mu ntara ya Efeso yose. Ibyakozwe n'intumwa ibice 18 umurongo waho wa 18 kugeza ku murongo wa 23. Ibyakozwe n'intumwa kandi ibice 19 umurongo waho wa mbere. Ijambo rya gatatu ni umurimo wa Pawulo muri Efeso. Mu rugendo rwa gatatu rw'ivugabutumwa rya Pawulo, intumwa Pawulo yamaze imyaka 3 muri Efeso. Ibyakozwe n'intumwa ibice 20 umurongo waho wa 31. Pawulo yigishije abantu benshi mu midugudu itandukanye. Ibyakozwe n'intumwa ibice 19 umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 10. Ahari nibwo amatorero yashingwaga ya Kolosayi. Ijambo rya kane ni urwandiko Pawulo yandikiye Abaefeso. Pawulo niwe wanditse urwandiko yandikiye Abaefeso. Yarwanditse ari muri gereza i Roma. Abaefeso ibice 4 umurongo wa mbere, n'Abaefeso kandi ibice 6 umurongo wa 20.
Ibyakozwe n'intumwa ibice 28 umurongo waho wa 16. Uru rwandiko yarwanditse mu mwaka wa 60 kugeza muri 62, igihe Pawulo yari yemerewe kwakira abaje kumuramutsa cyangwa se kumusura muri gereza. Tukiko yazaga inshuro nyinshi agaruka, niwe watwaye urwandiko rw'itorero ry'Abaefeso. Abaefeso ibice 6 umurongo waho wa 21. Ijambo rya gatanu ni intego ya Pawulo mu kwandika urwandiko. Muri Efeso habaye imvururu mu bakristo zerekeye inyigisho za filozofi. Abarimu bitwaga abagnostike bigishaga ko Yesu Kristo ko atari umuntu wuzuye. Bavuga ko Yesu ari mu bwoko bw'ibiremwa by'abamarayika. Aba barimu bakomeje kwigisha ko abakurikiye Kristo ko bakeneye ubufasha bw'ububasha bw'abamarayika kugira ngo batungane. Intumwa Pawulo yakemuye ibyo bibazo muri uru rwandiko avuga ko Yesu Kristo aruta abamarayika n'abantu, kandi ko adakeneye ubufasha butangwa n'abamarayika. Abaefeso igice cya mbere umurongo waho wa 20 kugeza ku murongo wa 21. Intego nyayo ni ukugwanya inyigisho z'ibinyoma zerekeye ubumana bwa Kristo.